Isi ya none umuntu aravuka, abandi bagapfa. Ubuzima ni gatebe gatoki, uwakize ejo arakena, naho uwakinnye ejo agakira. Nuko nguko isi iteye. Uyu nawe yitahiye, ntabwo akiri mu buzima bw'abazima, ntabwo akiri mu buzima bw'abahumeka kuri isi y'abazima. Yitwa umuhanzi Vava. Uyu wamamaye mu ndirimbo nka Dore Imbogo, aka kanya yitahiye. Ni ukuri Imana imwakire mu bayo. Uti byagenze gute? Ese byavuye he kugira ngo uyu muhanzi twa tuzi tumenyereye mu buzima no mu rwenya rwo gusetsa abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga kuba yitahiye? Byagenze gute? Nyiransengiyumva Valentina, uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Vava, wamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu ndirimbo nka Dore Imbogo, Dore Impala n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Aka kanya tuvugana yapfuye, ntabwo akiri mu buzima, ntabwo akiri mu isi y'abahumeka. Umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 27 Nyakanga umwaka wa 2024 nibwo amakuru yatangiye gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uzwi nka Dore Imbogo yitabye Imana. Wari urwaje Dore Imbogo utashatse gutangaza amazina ye, yemeje urupfu rwe ndetse asobanura uko byagenze. Yagize ati nibyo koko Vava Dore Imbogo yapfuye ahagana saa 12 azize uburwayi. Yaramaze iminsi arwariye ku bitaro bya Kibogora, ataka umutwe ndetse n'igifu, nyuma batwohereza kumuvuriza ku bitaro bya Kibuye. N'ubwa mbere yaratatse umutwe muri ubu buryo, kuko yarafashe agatege bagiye kudusezerera tubona ari inazi, bamushyira ku byuma byongera umwuka, ariko nyine yari yamaze pfa, biba iby'ubusa. Ubu ari mu buruhukiro. Ikindi kandi wamenya ni uko ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibuye aho yaguye Violette ayingeneye mu
Vava yamenyekanye cyane ku ndirimbo nka Dore Imbogo, Dore Impala, Dore Imvubu. Yari yaratangaje ko yayihimbye bitewe n'uko akunda inyamaswa cyane mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru cyane cyane Kate Radio, yagize ati ubusanzwe nkunda ibisimba, njye nzi ibijyana n'ibitajyana kandi nzi ko impala nayegera ariko imbogo ntabwo nayegera na busa. Dore Imbogo, Dore Impala kandi yagiye agaragaza benshi, atangaza benshi ku mbuga nkoranyambaga, agaruka ku buhanzi bwe ndetse n'imibereho ye, akaba yagiraga ibiganiro byinshi cyane byiganjemo bisa n'urwenya. Abahanzi benshi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda bakomeze bagenda utazi ni iki kibatwaye, byagenze gute? Uyu nawe yiyongereye mu bandi bahanzi bagiye bitaba Imana umunsi ku munsi utazi ngo ni iki kibatwaye. Uyu yari Jay Polly yari yitahiye, Kizito Mihigo yari yitahiye, Ivan Buravan yari yitahiye n'abandi benshi cyane batandukanye usanga nta kintu kigaragara gitumye cyangwa se cyabonetse gitumye bitaba Imana. Reka uyu n'abandi bose bitabye Imana kuri uyu munsi tubifurize iruhuko ridashira. Uwiteka kandi Imana yo mu ijuru ikomeze imwakire mu bayo. Njyewe nitwa Eric Nshimiyimana, iyi ni Bizazamenya. Dukomeze dukurikire umunsi ku munsi kandi ukomeze kuri subscribe.